ngabo nabaye na Juvenal arantangariza arambwira ati niba ushaka ko nkurya yashyireho nagize mwebwoba ayo se kusigaye utinya ubusa mwokagira Imana ugiye kumwereka ko imikino kina zayikinira handi hatari kuri Rayon Sport. Hanyuma umuntu agahita yibaza nene urashingira kuki uvuga ko Kiyovu Sport igomba guhuhurwa muri no weekend none siriho ariko se ngabo we yumvishe Juvenal watigisaga Rayon Sport wayitsindaga mu byukuri mu gihe yayoboraga Kiyovu we wumvishe nta kantu kubwo bugizemo Muhire Keve kuwa kana zakina atanga imbaraga zire extra ku Mavubi kugira ngo asezerere Djibouti kwa gatandatu yongere yigaye mu kibuga ntago twazaba dufite crise y'umukinyo hagati abakinyi 13 harimo batatu batari gukora imyitozo ubwo hasigaye 9 nibaze turebe iki cyahoze ari derby turebe Rayon Sport ikina n'icyahoze ari Kiyovu. Ngabarabonetse ku murongo wa telefone n'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport mu Rwanda no ku isi yose reka muvugishe ndabona ni ikibazo cya telefone ni ikibazo cy'amayinite ni ikibazo cy'iki umuvugizi ubu noneho ndakumva neza icyo bita ihuzanzira cyane cyakoroga wongere hakajwe ariko na mahoro se mwaramutse neza muri Gikundiro yacu twese neza na mahoro tumeze neza namwe natwe rwose hano ku Rwagasabo tumeze neza cyane nta problem asante sana rero time yagenze neza turayirangije mu mamagaye ntwaye utwaye ikirobe utwaye iki nari ntwaye ndi kuva ku kazi ngiye ku kandi ngira ngo abapolisi batanyandikira byase byumvikana cyatwaye karamuvugiza ufite na kaskuta da nabwo utwaye rega arakaguze ntago wabimenye duha umunyenga rwose ngabo nabaye na Juvenal arantangariza arambwira ati Bob ibintu ni bibiri nimba ushaka ko nkurya yashyireho ati ngiye ko nateguye match ya Kiyovu na Rayon Sport tugomba gutsinda Rayon Sport faranga inyuma mbabarira nizere ko utasubije amafaranga inyuma uri umuntu w'inshuti yanjye tuziranye nagize mwebwoba ayo se kusigaye utinya ubusa mwokagira Imana wumva yego nongera muhamagaye nziragaguru ku kandi nyamuhe 100% kube ariko biragusaba n'ikindi kintu kimwe ahantu tuya duhurira ku Kicukiro ubwo birasaba ko kuwa gatandatu ku mugoroba nzaba ndi kwikofi yawe kwa ko ndabizi kuzaba umeze neza oya hariya ku Kicukiro kwa gatandatu icyunwa nemeye 10 muri cyo nituba twatsinze ariko oya ariko se ko nunguri gushyiramo if factors ibyo ntabwo biri gukora muri weekend gahunda ni imwe dufite event ihuriyemo ibintu bibiri yego ibyo bintu harimo kongera kunga abayovu umva abayovu n'abantu bamaze igihe bafite ibibazo ahanini biraterwa no kutagira ubumwe bwabo kutabona uko bahura turashaka kubahuriza muri stade ya Kigali Nyamirambo tunama tw'abantu bane basanzwe bakora Nyamirambo bamaze gutsindwa byibura bazaba ari nka 30 hanyuma iyo ni inkunga ya mbere tugomba kubagenera tukanabafasha guserebra imyaka 60 bamaze babayeho imyaka 31 bamaze badatwara igikombe cya championnat ariko abareyo barakaye baravuga bati ibyo bigomba kubera hanze y'ikibuga mu kibuga ni huhura bamenye ko bari ku mwanya wa nyuma ntibitureba Kiyovu si ikipe ya Rayon ibyo bindi byose by'ubuvandimwe tumaranye imyaka turabizirikana tugomba kugira icyo dukora kugira ngo ikipe ire ko yagiraho izahukira ariko ikijyanye n'amanota cyo turayirasa rwose kuri wa gatandatu hanyuma umuntu agahita yibaza nene urashingira kuki uvuga ko Kiyovu Sport igomba guhuhurwa muri no weekend none siriho ko numva ngirimira kubitwa n'umuhisi n'umugenzi ubwo ni izo za bine batsinzwe na za Marine ubwo twabibura kweli ariko nubwo zatsinzwe ngabo noneho haje uwahoze ashobora ikipe ya Rayon Sport nanjye niho nagiriye mu bwoba yakuyeho ibihano se yaguze abakinnyi nta bakinnyi arakinisha babandi ariko abafite ngo araba motivation ni icyambere 13 agomba kuba motiva umva ikosa rya mbere yanakoze no gutangaza nta kantu yatangiye acokozanya ngo abasaza barakaye bavuze bati icyo tugiye gukora
tugiye kumwereka ko imikino akina azayikinira ahandi hatari kuri Rayon Sport. Gatandatu saa 12 za nimugoroba i Nyamirambo kuri stade ya Kigali yitiriwe Pele. Ni muze stade tuyuzure bareyo n'abayovu nibabishaka bazaze kuko nababwiye ko ari wo mwanya mwiza wo kubonana ngo baganire ku bibazo bafitanye n'ibyateza imbere ikipe yabo. Hari abantu ngo bagiye baza bakababwira ngo duha amafaranga ngo turakugira muri FIFA ngo tujye kugukuriraho ibyo bihano. Ibyo bintu urumva bibaho kwe ngo bakayata iyo babeshya ngo nabanyamujyi banumva bimbabaje. Umuntu aragutekera umutwe ngo mpa amafaranga ngukurireho ibihano bya FIFA kandi ari Nyarugenge. ndakure karamira umuntu nguri rozane hanyuma umujyi ntawe ugihari kabisa. hanyuma ariko se ngabo we yumvishe Juvenal watigisaga Rayon Sport wayitsindaga mu by'ukuri mu gihe yayoboraga Kiyovu, we wumvishe nta kantu kubwo bugizemo? Urumva Juvenal mu felicite mu myaka yewe equipe ya Kiyovu Sport yayiguriraga abakinyi beza. Tujye tuba realistic mu mupira. Hari igihe twagiye dutakaza kubera impamvu za Covid, twebwe dufite ibibazo bya mikoro, ubona uburyo bwo kurekrita abakinyi twifuza bitugora. Itaruke n'uyu mwaka ikipe yubatse uburyo bwiza mwese mubona. Ntekereza ko ngo ntawe ugishidikanye kuri qualité n'ubushobozi bw'abakinyi ba Rayon Sport. Juvenal rero icyo gihe burya si buno kuko icyo gihe nyine rega kuvuga ngo yahize akanadutsinda byarabaye muri iyo myaka ye, ariko hanini byaravaga ku bushobozi bwo mu kibuga. Ubu rero mu bushobozi bwo mu kibuga nta buhari. Abakinyi 13 muri 13 harimo 3 batari gukora imyitozo, ubwo hasigaye 9. Nufata ugashyiramo abana za polisi na za marine zayitsinze 4, ubu target yacu ni ukuzamura tukageza muri za 5. Ku matike rero bimeze bite? Ku matike twabyoroheje. Uko umuntu asanzwe agura tike ni kwa kundi ukana kanyenyeri 939 urwego ugakurikiza amabwiriza, ugashakira aho ngaho hari match nyinshi ariko uhitamo match ya Rayon Sport na Kiyovu. Hanyuma ikindi nuko tike ni 3,000 ahadatwikiriye, 5,000 ahatwikiriye, 10,000 muri VIP ni 20,20 muri VVIP. Hanyuma ku munsi wa match bizahinduka. Iyo tike ya 3 izahinduka 5, hinduke 7, itike ya 10 hinduke 20, itike ya 20 hinduke 30. Ni ukuvuga ngo abareyo abakunzi umupira w'amaguru muri rusange bashaka kureba show match nziza cyane y'umujyi nibaze turebe iki cyahoze ari derby, turebe Rayon Sport ikina n'icyahoze ari Kiyovu. Icyahoze none se kiriho. Hanyuma rero hari umuntu atubajije se Muhire Keve kuwa kana zakina atanga imbaraga ziri extra ku Mavubi kugira ngo asezerere Djibouti, kwa gatandatu yongere yigaye mu kibuga ntago twazaba dufite crise y'umukinyo hagati cyane ko nakanamugereroje nawe yagiye. Icyambere nuko mu buryo technique abatoza bakubwira abantu bize bijyanye na fitness na physiology, ngo bize education physique nabize education physique n'abatoza ba fitness na noneho ubuvuzi ariko buvura muscles, abo nibo bize icyo bita physiology, physiotherapists. Abo bantu bakubwira ko umukinnyi w'umupira w'amaguru wakinnye iminota 90 yitanga 100% ari covering nyuma y'amasaha 48. Ugiye kubara rero hagati ya kwa kane no kwa gatandatu ayo masaha ariko icyo ni cyambere, abazaba umubiri wabo wongeye wari coverinze imbaraga batakaje. Icyo ni cyambere, turabifurije ko bazaba batsinze n'abareyo rwose bagura amatike bazazigiye gushyigikira Amavubi kuri match ya Djibouti. Hanyuma ihari cya kabiri, mu gihe hari umwe muri bo ubwo nje simvuga kuri ku munaniro, umunaniro bazaba bari coverinze, nubwo tutabyifuza reshwa ko hagira ugira imvune, uhagira ikibazo cy'imvune uburyo bwo kumusimbuza burateguye. None se reka nkubaza, Omborenga asimbuwe na Serumogo yananirwa gutsinda Kiyovu yavuyemo ishwi. Ese uburoje ufite Majaliwa na Sefu wagira ikibazo? Umwe muri bo wajyemo yagira ikibazo? Ashwe. Uramutse ufite Adama na Power Play mu gihe Keva ataboneka iminota 90 wagira ikibazo? Ndakubwiye ngo Rayon Sport yiyubatse nk'ikipe ishaka igikombe cya championnat, kandi ibyo ngibyo bidusaba kugura abakinyi kuri buri mwanya barenze umwe. Ibyo nibyo Rayon Sport iruzuye, nimugira ikibazo. Ikipe yacu tunajipanga vizuri, tulijiprepare mu giswahili cyo muri Kongo niko bavuga.
ubwo abarayo ntibazigere banwigira nyuma y'uko baba batsinzwe n'ikipe ya Kiyovu ngo kapitene ari mu ikipe y'igihugu ngo kandi yabonye umwanya muke wo kwitegura kuruhuka ukoresheje inshinga itariyo abarebo ntibarigera banwigira kuva babaho ibyo ntabwo birabaho ahubwo ikimbabaje ni kimwe Bob yo kizawe zarakonjesheje hakurya ku Kicukiro ikinyobwa kirahari pe babwire bakonjeshe kuko hazanyobwa inzoga nyinshi kwa gatandatu nimugoroba murakoze cyane murakoze bakonjesha zikabura bamwe zikatutubikana wa mugani wa muhungu n'uvuga ngo baratutubikanye ngabati ariko abavugizi bo mu Rwanda ko basigaye bagira amagambo akora ku mushaha cyane mwarakonjesha ibaze ko tagiye kutubwira ngo dukonjeshe ngo bagiye gukina n'icyahoze ari Kiyovu gomba niya gol iteye ubwoba icyahoze gomba niya gol iteye ubwoba muzashoborwa basha cyangwa ndamukumbuye basha ariko basha wane ndamukumbuye cyane ngo abashaka ngo ubu ngubu bari gutembera imihanda ya Kigali nuko abari mu kazi bamuhamagaye kabisa ariko ndaje ndamuhamagara nyuma y'amayike nimugora sinakwatse numero ze siyari yanyemereye ntabwo nakwandikiye ngo nabitekereje gusa ari ndahantu ibundi yarambwiye tuzanshake dukore ibikorwa by'urukundo ndi hafi y'ahari mbura numero ya gol gomba ni ya gol irashaka gukina n'icyahoze noneho ngo tuzakina abakinnyi 9 kuko batatu inzane ebyiri zindi zo kuri covering se bazakina nta mu bencheri ahubwo se Kiyovu Sport nta muvugizi igira Minani zamuhamagara ejo Emed maze gusaza zamuhamagara ejo Emed amaze gusaza amakipe nashaka bameze nka bagomba ni ya gol aba ba Robin bakotse ariko se nka Emed ubuza kabanga Kiyovu ifite uwitwa gakunzi Bureze umujournaliste journaliste ni media officer wa Kiyovu gakunzi abakuramo injya zihagije bahu ihera amakawa musohoje cyane Bureze ubwo rero gomba ni ya gol n'icyahoze ari Kiyovu kwa gatandatu saa 12 muri pere match ku ipara nakunze cyane mu gihe rizaba ryadukunze gitara noneho hajya nagize baravugaje ikibazo cy'amatara muri Kigali Pele Stadium ariko kuravuga ngo kibombo wanyu mukunda akunda itakaba n'imfura cyane niyo bitabazwa aho rukomeye amatara byananiranye ngo bitabaje imbaraga zivuye hanze y'igihugu hari amatara nabonye abazungu bari gukamera nabyo ejo bundi ndi kwinjira muri stade ari amatara ku rundi rwego nabonye umuzungu ari kuzuminga avuga ati ndabona ritakora neza rifite boba cyakora ewana akorera akape bashimire kabisa itara none ryo muri Kigali Pele naho kwa kundi kudakora twe twavuga ngo abamunga ibyapfuye ari amaso tuvuga yapfuye ntabwo yapfuye ahubwo ari umurimo kuko yose noneho aratungereza afite imbaraga nyinshi tungereza imitungereza yawe mugire ibihe byiza cyane byuzemo ibyiza byose mwifuza ubwo dusimire cyane Theo nshimire cyane na Ejidos ubwo naho ku munsi w'ejo